JULIEN BMJIZZO. Uyu munsi niwe tugiye kuganiraho icyamamare, umugabo wamamaye, umugabo w'iyamamare BMJIZZO JULIEN niwe tugiye kuganiraho uyu munsi. Njyewe ndi master y'ubu, iyi channel ni master y'ubu. Ikaze ku bantu bose bashya batarakora ka subscribe, so ukore subscribe nimba uzi ko uri mushya kandira subscribe. Naho we dusanzwe tubana umunsi ku wundi, menye ko uri umuntu w'agaciro cyane mu maso yanjye. Ikaze. JULIEN BMJIZZO, iyi documentaire ubuzima, impano ndetse n'ibikorwa bya JULIEN BMJIZZO. Amazina ye nyakuri ni Irankunda JULIEN, gusa izina ry'ubuhanzi ni JULIEN BMJIZZO. Uyu mugabo yavutse mu mwaka w'1994 muri Gashyantare ku itariki 27. Yavukiye Kimihurura, Gasabo, i Kigali mu murwa mukuru w'igihugu cy'u Rwanda. Ababyeyi bagize amahirwe yo kwibaruka uwo mwana ni Kwibeshya Sebastien ndetse na Castine Marie Grace. JULIEN yatangiye amashuri ye mu Rwanda mu mwaka w'2011. Yimukiye mu Bubiligi aho yakomereje amasomo ye muri Dirigo Police, akarangiriza amashuri ye yisumbuye mu bijyanye na Computer Science Management na Accounting. Nyuma BMJIZZO yaje gukomeza amasomo ye muri kaminuza aho yize Communication na Multimedia. Mu mwaka wa 2015 JULIEN yatangije sosiyete yitwa Be Proud Music mu Bubiligi. Iyi sosiyete yatunganyaga amashusho n'amajwi y'indirimbo. Amashusho y'indirimbo Onuriyu ya The Ben na Ben Kayiranga yamugize izina rizwi mu ruhando rwa muzika. Kugeza amaze gukorana n'abahanzi benshi barimo The Ben, Bruce Melody, Marina, Bulldog, Binda, Babo ndetse n'abandi. JULIEN yakoranye indirimbo Why ya The Ben na Diamond Platnumz. Iyi ndirimbo yabaye impamo ku mbuga nkoranyambaga kugeza ubwo wasangaga abantu bose nta muntu n'umwe utaruzi Why, indirimbo ya The Ben na Diamond. BMJIZZO yakomeje kugaragaza ubushobozi bwe buhambaye mu kuyobora amashusho ku rwego mpuzamahanga. Indirimbo ye Kamwe yo mu mwaka w'2021 yakusanyije abahanzi 11 bazwi, ikaba yarerekanye ko JULIEN ari umuhanzi w'impano. JULIEN BMJIZZO yagarukanye porogaramu nshyashya ya Magic Match, imyidagaduro mishya. JULIEN yazanye porogaramu nshya yitwa Magic Match kuri chaîne ya YouTube JULIEN BMJIZZO. Iyi gahunda ni gahunda y'imyidagaduro ishingiye ku guhitamo abakobwa n'abahungu mu buryo bwo kwishimisha no kwerekana imibanire. Iyi gahunda ni imwe mu zifasha urubyiruko kwigaragaza no kwidagadura. JULIEN BMJIZZO afite icyerekezo gitandukanye, urugero gukuza umuzika nyarwanda, gufasha abahanzi bakizamuka, gukorana n'ibyamamare ku rwego mpuzamahanga nka Wizkid, Baraboy na Alikiba. Uretse kuba umuyobozi kandi w'amashusho, JULIEN ni umuhanzi ndetse akaba n'umushoramari w'umunyabugeni. Wabyumvishe neza, JULIEN utagira ngo ni umuyobozi w'amashusho gusa, ahubwo ni umuhanzi akaba n'umushoramari w'umunyabugeni. Ibindi bikorwa ndetse n'umusanzu wa BMJIZZO JULIEN, umuyobozi w'imishinga y'ubugeni n'iterambere ry'urubyiruko. BMJIZZO atanga amahugurwa ku rubyiruko rufite inyota yo kwiga ibijyanye n'ubugeni, itangazamakuru na videography. BMJIZZO yifatanya n'imishinga mu guteza imbere ubuhanzi no kwerekana ko Imana ishobora guhindura ubuzima. BMJIZZO ashaka gutangiza studio zigezweho mu Rwanda. Ese intumbero ya BMJIZZO ni iyihe? BMJIZZO
ashaka kwagura ibikorwa byo muri Afurika ndetse n'i Burayi, gufungura ikigo cyigisha sinema, videogarafi ndetse n'itangazamakuru. Ndetse kandi BMJIZZO ashaka gutanga amahirwe ku bahanzi bato, kubaka ihuriro ry'abahanzi n'abatunganya amashusho mu rwego mpuzamahanga. Mu magambo ye, BMJIZZO yagize ati, impano ni nk'urumuri, iyo uyitayeho igahabwa umwanya ishobora kwaka cyane, igatanga ubushyuhe ku bandi, ikanabamurikira. Uyu BMJIZZO akunze kugaragara ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye nka YouTube, Instagram, Facebook ndetse no kuri website ye yitwa www.JULIENBMJIZZO.com. Ariko reka twigarukire kuri porogaramu ya BMJIZZO Julien nshyashya. Iyi porogaramu ya Magic Match ni porogaramu yihariye yashyizwe kuri YouTube channel ye ya Julien BMJIZZO. Iyi porogaramu igamije guteza imbere imyidagaduro ihuza abantu. Iyi gahunda yatekerejwe mu buryo bushya, aho abasore n'inkumi bahura bagakora ibikorwa bitandukanye by'ubusabane, bagahatanira kwiyumvanamo, gutanga ibisobanuro ku mibanire n'ibindi bikorwa bifasha kumenya imyitwarire n'imiterere ya muntu. Iri rushanwa rishingiye ku buryo bwa reality show, rikaba ryaragize uruhare rukomeye mu gutuma urubyiruko rugaragaza impano zarwo. Urubyiruko kandi nanone binyuze muri gahunda ya Magic Match rugaragaza imitekerereze yarwo ndetse n'icyerekezo cyarwo mu buzima bw'urukundo ndetse n'ubuzima busanzwe bw'imibanire. Julien yashyize iyi gahunda mu rwego rwo kuziba icyuho mu myidagaduro ya bene ibi biganiro mu Rwanda. Julien byamusabye imbaraga nyinshi, gusaba ubuhanga ndetse akoresha uburyo burenze ku rwego rwo mwabyumvamo. Yari kugerageza gutunganya amashusho ndetse n'itangazamakuru mu buryo bwe. Magic Match ni imwe muri porogaramu ikora neza, igaragaza ibintu byiza abayufu bishimira. Urubyiruko abenshi usanga na mu gitondo babizindukiraho. Ibi bigaragaza ko BMJIZZO Julien afite igikundiro muri rubanda. Ibikorwa bye birimo biragenda bimurikira abantu benshi, cyane cyane mu rubyiruko. Urubyiruko ruramukurikirana umunsi ku wundi. Magic Match ibyayo ni Magic Match yamenyekanye cyane mu Rwanda no hanze, ikurikirwa n'abatari bake ku mbuga nkoranyambaga. Magic Match yakiriwe neza kubera uburyo yateguwe. Julien uburyo bwo kuyiyobora agaragazamo ubunyamwuga buhambaye ndetse no kuba yarayihuriyemo n'abakinnyi bafite impano n'udushya. Ibi bituma Magic Match ikomeza kumenyekana mu Rwanda, mu bihugu byo mu karere ndetse ku isi yose. Julien BMJIZZO akunze kugaragaza ko afite umutima wo gufasha abahanzi bakizamuka. Abinyujije muri background music, Julien BMJIZZO yahaye amahirwe abahanzi bato batari bazwi, akabafasha gutunganya indirimbo no kubereka uko bagera ku rwego mpuzamahanga. Julien BMJIZZO yagiye anagira uruhare mu gufasha bamwe mu kubona ibikoresho, ubujyanama n'imiyoborere mu rugendo rwabo rwa muzika. Julien BMJIZZO afite ubuhanga bwagutse ku bijyanye n'ubugeni. Julien ubyumvishe neza, ni umuhanga urenze uhambaye mu bijyanye n'ubugeni. Atunganya amashusho, atunganya amajwi ndetse n'umuhanzi, kandi akaba n'umushyushyarugamba, uyu nguyu uzwi nka MC. Julien BMJIZZO burya ni MC. Ubushobozi bwe bw'amashusho butuma yemezwa nk'umwe mu bayobozi b'amashusho bakomeye muri Afurika. Ibikorwa bye bishingiye ku bwiza, ubuhanga n'umwimerere, bikaba byaramugejeje ku rwego rwo hejuru. Julien akora ibikorwa bijyanye no gutanga amasomo n'amahugurwa. Mu buryo bwemewe, Julien yagiye atanga ibiganiro mu mashuri no mu bigo byigisha itangazamakuru, asangiza urubyiruko ubunararibonye bwe.
yerekana uko bashobora gutanga umwuga bifashishije ubushobozi bwabo ndetse akabagira inama zifatika zubaka ejo hazaza habo. Ese abandi bamuvuga bati ibindi byamamare, izindi nyamamare Julien BMJIZZO zimuvuga zite? Wowe utarakanda subscribe, please subscribe. Abantu benshi bakoranye na Julien bemeza ko ari umuntu w'indashyikirwa mu mwuga. Julien akazi ke agakorana ubunyamwuga ku rwego rwo hejuru. The Ben yavuze ko Julien ari umuntu w'umuhanga kandi uzi icyo ashaka. Bruce Melody na Marina nabo bamugaragaza nk'umuntu w'umunyamurava wiyemeje gufasha abandi kugera ku nzozi zabo. Benshi mu bakurikirana ibikorwa bye baramushima kuba inyangamugayo, akaba umunyamwuga kandi akabagerageza kwicisha bugufi, kandi akaba afite icyerekezo kiri consistency, icyerekezo gihamye. Julien BMJIZZO muri make umugabo ukunzwe cyane, porogaramu ze azitaho, azikurikirana neza kandi akazi ke kose agakorana ubunyamwuga. Ibi byatumye abantu bamukunda. Yari master y'ubu channel, ni master y'ubu. Wowe utarakanda subscribe, kandi subscribe kugira ngo ibindi biganiro tugenda dutegura ujye ubibonera ku gihe. Ciao ciao, turabakunda.